imishinga yo kujya mu rukiko na mama w'umwana, noneho ukabwira mama w'umwana ngo kingira umukobwa wawe. Nyine mwumvemo ayo manyanga yose. Mbwira ukuntu uyu mugore yaba yaravuye muri Australia aje kubana na Timamu, noneho umukobwa akaba ari ushaka kubana nande na Timamu. Umukobwa ugicungwa na mama we, umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure. Ngaho mbwira iki kinyoma kirimo ahangaha. Korode nawe ayo Timamu yaguhaye ubanza ari menshi pe, ubanza ari menshi, kuko ibyo bintu uri kuvuga ni ibintu bitumvikana. Mbwira ukuntu umukobwa njyewe ndi umugore ufungiranye mu nzu, ntabwo yabafungiranye mu nzu forever. Hoya, ahubwo igihe cyarageze ku bwa serivisi bari barimo bahabwa itari nziza, biba ngombwa ko bava aho hantu barimuka basigire. Mvuye muri Australia nzanye n'umukobwa wanjye, ngiye kubana na Timamu, twabyumvikanye. Uri kumva ko ngo bari babyumvikanye? Mwumvemo ako kantu. Noneho ndahageze, umukobwa akunze Timamu. Umukobwa yageze mu Rwanda afite imyaka 17, yuzuriza imyaka 18 mu Rwanda. Umukobwa utagejeje imyaka y'iki y'ubukure. Noneho ngo ubwo mukobwa ese ubwo nyine Timamu umukobwa yamukunda, noneho kandi abizi ko yari afite gahunda yo kubana na mama we, umukobwa udafite utaruzi igihugu. Akandi kantu nshaka kubabwira, kuvuga ngo azayamba yashyizeho direct, azayashyizeho direct, bivuga yuko ngo ashiraho direct. Yego, ngo yari kumwe n'uriya mugore wo muri Australia. Amugabo muri Australia ko bari kumwe muri covid, kandi uriya mugore akavuga irangira, uriya mugore akavuga yuko atigeze asohoka n'umunsi n'umwe kuva Timamu yamugeza mu nzu igikondo, atigeze asohoka ngo agere hanze n'umunsi n'umwe. Yagezeyo ntakatubeshye nawe. Nyine baza ariko twamushakisha ako umuntu azageza nawe. Nge ntabwo zirungiri umugore aje gukora umurenge, aje gukora umushinga. Oya ngo ni umurenge, umugore avuga umushinga, Timamu akavuga ko ari umurenge. Byarangiye mu mukobwa yikundiye Timamu, ariko ubwire umugore utazi Timamu, Timamu utazi umugore, ni gute babana mu nzu imwe? Babyumvise neza rero, ahubwo Timamu icyo yapfuye n'uyu mugore muri Australia nawe natwirarireho. Rero nabo bakwiye kwisuzuma. murumva ko kurya indimi ni ikimenyetso cyagaragazaga ko atamukunda. Ngewe Murebwere Vestine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Timamu Jean Baptiste umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Maze kumva icyo amategeko ateganya ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Murebwere Vestine umbera umugore, tukabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Uti ikinyoma rero kimeze gute? Uyu mubyeyi ni umwe mu bantu babonye Timamu Jean Baptiste amugirira impuhwe. Urabona koko umuntu azahana ababaye, ni nayo masomo nge maze kwiga, kuko hari abantu bagiye badufata baraturekura kubera ubucucu bwacu, kubera nyine hari ibintu byinshi twebwe hari amakosa twagiye tugwamo tutagwamo. Avuze uyu Korode avuze ni umugore ufite umutware, ufite umugabo, yitwa Dorothea. Uyu Dorothea rero aba muri Australia. Uyu Dorothea ni umwe mwumvishe bavuga ko Timamu nawe yamuriye iki amafaranga, ariko benshi mukabizana mu bintu byo kubana. Nuba rero uyu mubyeyi wenda mushaka kuvuga ngo wowe Juste uri kumuvuga neza kugira ngo aze kuma, nimba nkurikiranye ratuze kunyihera. Yego, ariko reka mbwiza ukuri abantu bere kugufata uko utameze. Uyu mubyeyi hamagaye witwa Timamu Jean Baptiste amusaba ko bakorana business. Noneho ariko sino kumamagara gusa, yatangiye amusapotinga, arangije amuguta ko twakora business.
abantu mushobora kwibaza ngo ubundi uyu mugore yabanye na Timamu bataryamana, ahubwo wabanje ukamenya ngo noneho bikavuga iki, bakavuga yuko ngo umugabo w'uriya mugore muri Australia ngo ni umukongomani, ngo ahubwo ngo nabwo bidafashe, ariko uriya mudamu ngo yari yaje gukora umurenge na Timamu. Noneho rero Timamu we yagaragazaga ko uwo mugore ngo umwana ngo afite imyaka 20 birangira yarangiye mu mukobwa yikundiye Timamu. Umukobwa nakunze Timamu, umukobwa yakunze Timamu atava abona umusore w'ibogari, aravuga ati uyu musore ntabwo yancika, ariko uyu mugore akavuga ngo Timamu namuporopoza ageze mu Rwanda. Nyine umugore aje gukora umurenge, aje gukora umushinga, oya ngo ni umurenge. Umugore avuga umushinga, Timamu akavuga ko ari umurenge. Noneho biza kwicwa nuko umwana w'uriya mugore w'umukobwa ngo yari afite imyaka 23, aho nyina avuga ngo afite 18. Reka nguhe ikaze, nkwifurize umunsi mwiza ndetse nkwifurize n'umwaka mushya muhire, nkwifurize n'ukwezi kwiza kwa kabiri, aho uko kwezi tugusangamo icyitwa Saint Valentin. Nsuhuza abantu bavuka muri uku kwezi, nkanjye mvuka ku itariki 22 z'uku kwezi. Reka mbwira abantu rero, Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka akomeza abe ku buzima bwabo aho muherereye aho ariho hose. Ni ukuri Nyako TV tuje mu nkuru n'ibiganiro, kandi ndetse hari amakuru menshi ngiye kubagezaho, ndetse ayo makuru akubiyemo ubwino bwose ku bantu muba mutegereje muri benshi. Hari inkuru imaze igihe icicikana ya Timamu n'abagore be n'ababeshyera ko ari abagore be, noneho nje kubahereza ukuri kw'ibi bintu, kuko hari ibintu ngomba kubanza nkanyomoza. Timamu ni umwe mu bantu bazi gutegura, bagategura ibintu byabo kandi ndetse bakabitegura neza, badafite igihunga, badafite ikindi kibazo icyo ari cyo cyose, bagategura. Ngo haye ikaze rero wowe wakoze subscribe nawe witeguye kuyikora, reka nkubwire ngo Uwiteka aguha umugisha mwinshi, kandi Uwiteka akomeze abane nawe mu gihugu urimo, yaba uri mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo, ngushimire. Ariko mbere yaho reka mbanze nguhe amagambo nk'atatu. Umwaka turimo, iryo ni ijambo rya mbere. Ntukajye uterwa ubwoba n'abantu bakuvuyeho, ahubwo jya uterwa ishema nabo ufite. Abantu bakugumyeho bagutera ishema, abantu muri kumwe kabone baba bakennye, baba bakize, baba barwaye, baba batarwaye, abo bantu bakugumyeho terwa ishema n'abo bantu. Ijambo rya kabiri, icyizere umuntu yakugiriraga, nubona hari impamvu ikubayeho ituma akigutakariza, ntukajye gushaka ukuntu icyo cyizere kigaruka, kuko nta cyizere kijya kigaruka, ahubwo jya wiga ukuntu ku bandi bantu ugiye kurinda kugira ngo batazajya bagutakariza icyizere n'ubundi. Sinzi nimba mbivuze neza, ariko abantu munkurikiye mwumvisha icyo nshaka kugira gute kuvuga. Vuga ngo nimba jiste wangi nakugiraga icyizere, ukabona unkoreye ikintu gituma icyo cyizere gitakara, wishaka kuza ngo uje kugira ngo urwane inkunduro kugira ngo unyereke ko nakugarura icyizere. Burya ngo icyizere iyo cyatakaye kiba cyatakaye, ahubwo icyo kintu kikubayeho nikikubera isomo ryo kugira ngo n'undi muntu nazaza ku buzima bwawe, wiga ukuntu uzajya ufata icyizere ukakigumana yakugiriraga, ahora kugirira icyizere, kuko n'undi umuntu uwo ari we wese, mbese ubunyangamugayo bwawe burindi. Ijambo rya gatatu, ukwiriye kubaho ureba imbere. Igihe cyose iyo urebye inyuma usigara inyuma. Ugomba kureba imbere kandi ntucogore mu byo ukora, kabone niyo byaba bitari gukunda. Hatana, uhatane ariko uhatane, ntukangwe n'imyaka bimaze, ntukangwe n'igihe utarabigereraho. Hatana, bizarangiza ugeze ku cyo wifuza, ndetse bizarangiza ugeze ku ntsinzi yawe. Rero nagira ngo nkubwire ngo hatana mu byo ukora ibyo ari byo byose. Rero abantu mudukurikiye, tugiye kuganira ku nkuru y'umuhanzi witwa Timamu Jean Baptiste, aho uyu muhanzi Timamu Jean Baptiste
yagize gutya yubaka icyo bita muri we, yubakamo kujya yiba abagore by'umwihariko b'aba diaspora, kujya abatekera umutwe, kujya babeshya, kujya nyine abazitira mu bintu bimwe cyangwa ibindi, yarangiza akabafungirana, akagira gute, akabakorera iyicarubozo rigiye ritandukanye. Ikintu cya mbere tugomba kurebaho hano ni iki. Uwitwa Timamu aherutse muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda haherutse, avuga ko yaje yishongora, avuga ibintu bigiye bitandukanye, wumva ko ashaka gusa nk'ugaragaza uruhande rutari rwo. Ariko ndagira ngo mbumvishe indahiro ya Timamu arahira mu rukiko. Maze kumva icyo amategeko, njyewe Timamu Jean Baptiste maze kumva icyo amategeko ateganya, ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Murebwayire Vestine umbera umugore, tukabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murumva ko kurya indimi ni ikimenyetso cyagaragazaga ko atamukunda. Yewe Murebwayire Vestine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Timamu Jean Baptiste umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Abashaka umugabo nuko yakubereye ikirumbo. Akunagize Florence. Reka tumwihorere uyu nguyu. Rero nk'uko bisanzwe abantu benshi baje bavuga utese bigenze bite. Ahangaha Timamu yaraje aravuga ngo uyu mugore ngo nubundi ngo yari yarasaze, ngo ari ibintu bari baranze kumubwira, araza arabeshya ngo uyu mugore yabanaga n'ubwandi, ibintu byinshi cyane nyine bitese sema. Ariko mwibuke ko yari amaje kumurira ubwatsi amafaranga, yari amaje kuyarya. Njyewe ndashaka kubabwira uyu mugore Murebwayire Vestine ikibazo yaje guhura nacyo, umuntu wamuhaye iyi pase ya Timamu yamuhaye imigage, kubera ko Timamu weho ntabwo ari gufata umuntu umurerege mugeraho mujya mu rukiko. Ese harya ubwoba niyihe baringa bari bagukinze mu maso? Ndagira ngo nkubwire ngo amafaranga y'uyu mugore wariyeyo azaguhagama, azakunyura mu misoto. Rero amakuru naje gukurura nuko yahamagajwe n'inkiko mu Rwanda kugira ngo abashe gusobanura ibi ngibi. Abantu mutari muzi Timamu rero agira imiti yambariraho n'ibyo akenyereraho. Ariko ahangaho ndashaka kugaya umugabo umwe, kanumve ko mbibona. Umugore we ngo yasambanaga n'umwe mu bayobozi b'itoro rya DPR ku rwego rw'igihugu. Umuvugizi wungirije aje gukora umurenge, aje gukora umushinga. Oya ngo ni umurenge. Umugore avuga umushinga, Timamu akavuga ko ari umurenge. Byarangiye mu mukobwa yikundiye Timamu. Ariko ubwire umugore utazi Timamu utazi umugore, ni gute babana mu nzu imwe? Wabyumvise neza? Rero ahubwo Timamu icyo yapfuye n'uyu mugore muri Australia nawe natwirarireho. Rero nabo bakwiye kwisuzuma, sinanabarenga urukundo rwimbitse, abadiaspora ihungabana. none se nk'uruhu Bagezeyo basanga ubuzima babayeho hari ingo zibayeho, yego bizira bahahamura. yitegereza umwana w'umukobwa ugiye gusabira mu ikanzu. Ahangaha rero ndagira ngo mbibutse ikintu, kandi abantu mwese mucyumve, ndetse nimumara no kucyumva mucyiteho. Icyambere, uyu Korode avuze, uyu nguyu Korode avuze, ndagira ngo abe ari we ngarukaho ho gato. Uyu Korode avuze ni umugore ufite umutware, ufite umugabo, yitwa Doroteya. Uyu Doroteya rero aba muri Australia. Uyu Doroteya
numwe mwumvishe bavuga ko Timamu nawe yamuriye iki amafaranga, ariko benshi mukabizana mu bintu byo kubana. Uyu mugore witwa Doroteya, uyu mubyeyi numwe mu bamama, nimvuga hari abantu batavuga ngo Juste waratamiye, ariko reka uyu mubyeyi mubabwire, weho wenda wifuza kumuvuga ukundi umuvuga uko ubishaka, ariko amakuru nikuriye mwimbere mindani nkayikuriramo. Nuko Doroteya we ubwo Timamu yajyaga ku Isimbi TV akarira kuwitwa Sabe, agaseberezayo uyu mugore, hari ikinyoma cyavugiwemo hano nshaka kubabwira. Nuko uyu Doroteya we yabonye Timamu, urabona twebwe turaza hano nk'ubu n'urugero, nshobora kuvuga uti rwose ndimo ndaburara bagiye kunsohora mu nzu, noneho umuntu akavuga ngo aho kugira ngo Juste ajye arira ku bw'inzu, uwafata ibihumbi 2 by'amadolari wenda nkamufasha kugira ngo ajye abasha kureba akantu yakora, ariko kakavamo amafaranga yishyura iki inzu. Uyu mugore Doroteya rero nawe Imana imuhe n'umugisha, Imana ikomeze inamuzigame, ni umubyeyi ufite abana, ufite umutware. Mu kugira abana n'umutware ntaga abantu bamwe Korode arashaka kubabibamo ikintu cyitwa iki ikinyoma. Uti ikinyoma rero kimeze gute? Uyu mubyeyi numwe mu bantu babonye Timamu Jean Baptiste amugirira impuhwe. Urabona koko umuntu azahana ababaye, ni nayo masomo nge maze kwiga, kuko hari abantu bagiye badufata baraturekura kubera ubucucu bwacu, kubera nyine hari ibintu byinshi twebwe hari amakosa twagiye tugwamo tutagwamo. Nuba rero uyu mubyeyi wenda mushaka kuvuga ngo wo Juste uri kumuvuga neza kugira ngo aze kuma, nimba nkurikiranye ratuze kunyihera, yego ariko reka mbwiza ukuri abantu bere kugufata uko utameze. Uyu mubyeyi hamagaye witwa Timamu Jean Baptiste amusaba ko bakorana business, none ariko sino kumamagara gusa, yatangiye amusapotinga, arangije amuguta ko twakora business. Abantu mushaka kwibaza ngo ubundi uyu mugore yabanye na Timamu bataryamana, ahubwo abanje ukamenya ngo babanye igihe kingana iki, batandukanye mu buhe buryo. Uyu mugore yabaga mu nzu imwe na Timamu kuko amafaranga yari yarohereje Timamu kugira ngo amukodeshereje inzu, byaje kuba ngombwa ko uyu witwa Timamu iyo nzu ariyo we yimukiramo. Amaze kuyimukiramo hari yangire ngo za Gikondo, biza kurangira uyu mumama je ari kumwe n'abana. Mureke mbabaza ikibazo, waba ugiye gukora umurenge mu buryo budafututse ukazana n'abana? Ese waba ugiye kubana n'umuntu ukaza muje gusezerana ngo mumara n'ukwezi? Ese uyu Timamu bari bagiye gukora business, kandi none ko uyu mugore yasezeranye kandi ko ngewe ubwanjye nzamukoresha ikiganiro we n'umugabo we, urumva, kandi ko vubaha mu minsi mutazi we n'umugabo we baraba bageze mu Rwanda, ko tuzakorana ikiganiro, ko basezeranye byemewe n'amategeko, ko bafite testation de mariage. Ni iki muzarenzaho weho Pastor Korode? Noneho uyu mugore ikintu cya mbere Timamu atangira kumushyiraho ubunyamanyanga. Hari amafaranga runaka yari yaragiye amuha, buryo umuntu mugiye gukora business kandi warangije kumushyiramo icyizere nta kintu ataguha. Ubu se hari abantu bagiye badufata ugasanga nk'umuntu agwaye miliyoni 40 ingahe ngo zinkire runaka kubera ko agufitiye icyizere yuko udashobora kugira ute kuyarya. Rero iki cyizere Doroteya yari yagiriye Timamu ntago cyari cyo kubana. Namwe mwumve ibi bintu, ni gute wabuje ujuje kubana n'umugabo, noneho umukobwa w'uwo mugore ngo akabenguka uwo mugabo, umwana wakabenguka uwo mugabo. Ese yamubenguka gute ko uyu mwana atazi Ikinyarwanda, ko uyu mwana avuga ururimi rw'Igifaransa, ko Timamu atazi na bonjour na bonsoir na good morning? Ni iyihe mpamvu mushobora mwebwe kwemera ibyo bintu Timamu yababwiye ngo umwana we, urumva,
ngo umwana we ngo yahise amubenguka. Umwana w'imyaka 18 nabwo yayujuje muri uko kwezi kwa mbere kuko bari bavuye mu kwa 12. Uwo mwana yari gushingirwa Timamu ate yamukunze ate. Mujye mushiramo IQ muzamura urwego, noneho mwebwe nimumara kuzamura urwego mwumva ibinyoma Timamu aba yagiye agira ute ababeshya, ndetse na Pastor Claude. Gusa ubwo aheruka mu Rwanda bivugwa ko hari ibintu yari yemereye Pastor Niyonzima Claude kugira ngo nyine amuvuge neza atagumya kumukubita iki hasi. Ndaje uyu Dorothea rero byaje kuba ngombwa ko areka uyu Timamu ajya gukodesha muri hoteli abari yajya kwiberamo. None se ni gute wabo wari ufite misiyo yo kubana n'umuntu ngo kuko umwana wawe ngo abijemo ibyo bintu bikarangira bipfuye? Mwebwe ntago mwumva ko harimo ikinyoma gikomeye? Uyu mwana rero nta nubwo yigeze aganira na Timamu, nta nubwo bigeze binjirana mu cyo bita urukundo, ahubwo Timamu ni ibintu by'ibiremo arimo ari kugenda aremakanya kugira ngo abantu babashe kwemera. Mbese ameze nka wa muntu uvuga ngo ntawe upfa atasambye. Timamu isi yose yarakumenye, hagarara hamwe, gusa nta n'intambara zitarangira nge nabikubwira. Ariko nugumya guhangana hari ibintu biri bubeho. Ahubwo ndibaza nk'umuntu wari ufite ikirego cya Vestina yamureze kuki yaje mu Rwanda inkiko ntizikomeze zikora akazi. Ahangaha rero ikintu waje kuvumburamo nuko ibyo Vestina avuga by'amafaranga yariwe ntago iyi mibara ariyo. Ahangaha Timamu ho namugarukira kuko ntago waba waratwaye miliyoni zirenze 100 ngo ube warakoze buriya bugome bwo kwiba n'ibiki ngo ugere mu Rwanda noneho wongere ucike RIB, ahubwo RIB yagufata. Bishatse kuvuga ngo ibyo muri kutuzanira kuri social media ni ibintu bituzuye, ni ibintu byuzuyemo ibinyoma byinshi. Ahubwo mwebwe nyine Timamu we yabonye azamukira aravuga ngo reka nze ngirene nzamuke. Ahangaha rero kanigarukire kuri uyu Dorothea. Uyu Dorothea byaje kurangira asubiye muri Australia kuko igihe yari yagennye cyo kuruhuka. Ahubwo Timamu niwe waporopoje uwitwa Dorothea. Amaje kumuporopoza biba ngombwa ko uyu Timamu amubwira ngo nge nziranye n'abantu batugira muri ibintu tukajya mu mirenge yo mu byaro tukajya gusezerana kugira ngo uzansiga unyandikishije nk'umuntu uzajya ugukurikiranira imanza ufite hehe mu Rwanda. Umugore aramubwira ngo ko amategeko y'u Rwanda yubakitse neza ndi busezerane kabiri gute. Mbese muri kumva Timamu yararimo ashaka ukuntu yamusigira ibintu kugira ngo abyaye noneho narangiza undi azaririre hehe mu myotsi. Ndashimira Imana ko yafashije uyu Dorothea we nubwo hari amafaranga yariwe, ariko uyu munsi wa none ntago ikibazo afite ari ukurekara mu mafaranga. N'icyari cyatumye arega Timamu kugira ngo afungwe ni umwanya n'igihe n'ibikoresho bimwe yari yavuze ngo amugurire atigeze amumurikira. Birangira n'ubundi yuriye indege, birangira n'ubundi uyu mugore adahawe umwanya cyangwa agaciro, birangira n'ubundi Timamu afunguwe ahinduwe iki umwere. Ariko Timamu ndagira ngo nkubwire ntago ahantu hose uzaba iki umwere, ahubwo ndagira ngo nkubwire Timamu nge ndumva akagombye gusenga ukegera Uwiteka kuruta ikindi gihe. Kandebe ko ndagira ngo tubanze twumve ku munota wa 23 w'ikiganiro cyakozwe na Pastor Niyonzima Claude. Ku munota wa 23 reka tuwumveho twumve. Munota wa 23 kaduhere kuri 2 basi. Cya gatatu azayambaye yashyizeho direct. Azayashyizeho direct. Bivuga yuko ngo ashiraho direct. Yego. Ngo yari kumwe n'uriya mugore wo muri Australia. Namugabo muri Australia ko bari kumwe muri Covid. Kandi uriya mugore akavuga irangira. Uriya mugore akavuga yuko atigeze asohoka n'umunsi n'umwe kuva Timamu yamugeza mu nzu igikondo, ko atigeze asohoka ngo agere hanze n'umunsi n'umwe. Yagezeyo ntakatubeshye nawe. Nyine bazo ariko twamushakisha ako umuntu azageza nawe nge ntago nge numva uruhande rumwe.
uba mu nzu ngo ntagera hanze ni nka biriya bagwa abantu umugabo mu nzu usaba wararana n'inkota mu nyama ntizikikate. Ni ikibazo gikomeye cyane. Bagiye bareka kudushushanya. Oya hari aho njye nanjye Timamu ngira nkamwumva. Waryo gushaka gukwegwa umudamu. Yashaka ariko gatoya hari muri covid se yari ari kumwe na oya nagaza kurira sura mugore yari yakaje uga kuriya mugore ngo yaje covid isa nkaho yikugenza amaguru makige babazaga akabashyira mu kana. Yego ese kigano n'icyari cyarakozwe. Timamu ngo avuga yuko hari inshuti ya Timamu yambwiye ngo Timamu ngo sabe ngo yabwiye uwo muntu ngo ko Timamu akora ikiganiro cy'amaderede ko nawe ngo bari kumuri ya mugoro muri Australia ngo bari kumwe kwisibiti. Byashoboka nta wamenya se nahakana ngiye ibyo ntari mari urumva. Yego noneho bikavuga iki bakavuga yuko ngo umugabo wuriya mugore muri Australia ngo ni umukongomani ngo ahubwo ngo nabwo bidafashe ariko uriya mudamu ngo yari yaje gukora umurenge na Timamu. Noneho rero Timamu yamupropoje mu Rwanda nyine umugore aje gukora umurenge aje gukora umushinga oya ngo ni umurenge umugore avuga umushinga Timamu akavuga ko ari umurenge. Noneho ngo biza kwicwa nuko umwana wuriya mugore w'umukobwa ngo yari afite imyaka 23 aho nyina avuga ngo afite 18. Timamu we yagaragazaga ko uwo mugore ngo umwana ngo afite imyaka 20 birangira byarangiye mu mukobwa yikundiye Timamu. Umukobwa nakunze Timamu. Umukobwa yakunze Timamu atava abona umusore w'ibogari aravuga ati uyu musore ntabwo yancika ariko uyu mugore akavuga ngo Timamu nta cyongereza azi kandi ngo uyu mukobwa we yavugaga icyongereza ngo nta rurimi bari guhuza na Timamu. Bivuga ngo umwana na nyina barafuhiranye. Yego Timamu ni sawa. Yego uko niko byageze. Timamu ni sawa cyane ubundi burya uzareba ukugenza urumva. N'andi magambo uyu mugore mwana na mama we uyu mugore yego yafuhiye umukobwa we nawe yafuhira mama we. Umukobwa nawe yafuhiye mama we. Intambara y'umubyeyi n'umwana. Intambara y'umubyeyi n'umwana baravuga bati byaba byiza rero uyu mugore ati ngomba gufungisha Timamu ko Timamu nawe urukundo ku mugore rwahise rubura ariko ubwire umugore utazi Timamu utazi umugore ni gute babana mu nzu imwe babyumvise neza ameza inzu ndayizi Gikondo sejemo munsi y'isoko ryo mu Butare munsi y'isoko ryafije cyangwa ya mereza. Oya reka makwereke urabona sejemo ndahabona reba uturutse mu Rugunga. Yego uze ugere kuri ADPR sejemo urahabona. Ndahabona wegera imbere gato reba umuhanda wa kaburimbo uzamuka ku isoko mu Butare. Ndahabona uyu muhanda ugikata gatoya ukatamo uvuye mu muhanda wo kuri ADPR wa kaburimbo utambika sejemo ukakata gato usa n'uzamuka muri aka kaboko ka hano gutya hari inzu ya konoshe. Ubwo yarambeye naho ngaho ubwo yarambeye cyane genda hazi yambwiye kari kuri mereze kare ni hari yarimo aranandangira ngo njyeyo ntakubeshye hari mu gipangu gifite indi miryango y'abandi bantu niho babaga wa batatu wa ineza uko njye mpamvu bakubwiye mpazi nije reba Yoweri Buyobokamana abura papa we. Yego nejo bundi nagiye gufatayo Timamu nagiye gufatayo Timamu n'imodoka yanjye tugiye gushyingura papa wa Yoweri Icyango. Narahavuye gena Timamu duhita tugenda dufatira Nyamirambo dusanga Pastor Mutesi ahagaze kuri station pe turamufata duhita tuhava twerekeza Nyabugogo kuri station. Ahangaha abantu mutabizi neza abesha ikinyoma gikomeye Pastor Claude Imana kubabarire namwe mushyire mu bwenge mumbwire ukuntu umugore yafuhira umwana we mumbwire ukuntu umugore yafuhira umwana bizaniye muri Afurika baje mu gutembera uko ngo Timamu ngo bari urumva byumvikana nose ubwo Timamu we ngo waburi gupanga imishinga yo kujya mu rukiko na mama w'umwana noneho ukabwira mama w'umwana ngo kingira umukobwa wawe nyine mwumvemo ayo manyanga yose
mbwira ukuntu uyu mugore yaba yaravuye muri Australia aje kubana na Timamu, noneho umukobwa akaba ari ushaka kubana nande na Timamu, umukobwa ugicungwa na mama we, umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure. Ngaho mbwira iki kinyoma kirimo aha ngaha. Korode nawe ayo Timamu yaguhaye ubanza ari menshi pe, ubanza ari menshi, kuko ibyo bintu uri kuvuga ni ibintu bitumvikana. Mbwira ukuntu umukobwa njyewe ndi umugore mvuye muri Australia nzanye n'umukobwa wanjye ngiye kubana na Timamu, twabyumvikanye. Uri kumva ko ngo bari babyumvikanye? Mwumvemo ako kantu. Noneho ndahageze umukobwa akunze Timamu, umukobwa ageze mu Rwanda afite imyaka 17, yuzuriza imyaka 18 mu Rwanda, umukobwa utagejeje imyaka y'iki y'ubukure. Noneho ngo ubwo mukobwa ese ubwo nyine Timamu umukobwa yamukunda, noneho kandi abizi ko yari afite gahunda yo kubana na mama we, umukobwa udafite utaruzi igihugu. Akandi kantu nshaka kubabwira, kuvuga ngo yabafungiranye mu nzu, ntabwo yabafungiranye mu nzu forever. Hoya, ahubwo igihe cyarageze ku bwa serivisi bari barimo bahabwa itari nziza, biba ngombwa ko bava aho hantu barimuka basigira inzu Timamu. Kandi se ubwo umuntu yakubwira uti ukeneye internet, n'ubundi sase yaraje kuruka akeneye internet, Timamu arayimuzaniye, yaguraga wifi yo muri Nuza, nimba yaraguraga gwamo simbizi, yahagera akabasha yaringa, yagenda internet bakayibura. Kuba muri kubona ifunguro mwibereye kuri mashini n'urugero, wamara n'icyumweru utarasohoka aho hantu. Navuga ngo yarabafungiranye ntago ari infini, ahubwo icyo Timamu yabakoreraga yababuzaga uburenganzira, ariko muri kata. Kavuga uti inaha mu Rwanda haba ibisambo byinshi, nusohoka ukajya kureba nka simukadi n'iki, iyi telefone yawe ya iPhone 16 barayitwara. Kandi yari iguze miliyoni n'igice, nimba atari 2 n'igice telefone wo mubyeyi. Nawe akumva ibyo ari kumubwira nka musaza we nibyo, akaguma aho ngaho. Ariko Timamu aragumya agenda azana inshuti ze. Ahubwo Timamu weho izi inshuti zawe warundanyije, ndaje nze mu kindi kiganiro fata inkoni nzigukubitire, kandi nta numwe ndi busiga ntagukubitiye, kuko zimwe uri kumva izi inshuti nizo zabwiye umubyeyi ko uri muramutuburira. Kuko harabanje umutera imibare ngo imodoka ntago miliyoni 5, imwe mu nshuti zawe iravuga ngo miliyoni 5 se waba ugiye kuyigura. Ziba nyine ayo ngayo burayarutse. Weho washatse kwiba ariko wibana nyine n'izindi ngegera, reka bari ko nkoresha iryo jambo, ahubwo ushiduka wozibwiye wa mu mama ibitari byo. Hanyuma rero Timamu yaje kuva mu rugo agenda bagiye gukinga icyumba, basangamo inkende yumye, amasaro ari byo ahobeza abantu kugira ngo abahobagize, ari byo ababeshya ibiki n'ibiki. Aho ngaho ntago nshaka kuhatinda cyane, ahubwo reka nze nkomeze, kandi nimara gukomeza twigendere. Rero Korode, sigaho wibeshya ngo umukobwa yakunze Timamu, kuko koko nimba umukobwa yarakunze Timamu, biraduhamiriza ko uyu mubyeyi yari yaje kureba Timamu kugira ngo bakore business. Hanyuma bwo wenda Timamu abenguka uwo mukobwa, kuko nta kintu yapangaga nande na nyina, ko ntago waba ufite icyo upanga na mama w'umwana cyo kubana ngo nurangiza unese. Ubwo uravuze ngo Timamu yashakaga kujya arongora umwana, yarangiza akarongora na nyina, kandi ibyo ngibyo ntibyari gukunda. Ntago umubyeyi yafuye umwana, ko nta rukundo rwabayeho rw'imibanire, afite urugo arubatse. Ahubwo mujye mwirinda no mu byo muvuga no mu byo mutangariza abantu. Ikindi kandi kuvuga ngo uyu mugore afite umugabo w'umukongomani, aho ngo mwamwinjiye mu buzima bw'umuntu. Uyu mugabo ntago yigeze aza kuri social media, uwo turi kuvuga ni Timamu n'uyu mugore. Kwinjira muri ubu buzima rero ngo afite umugabo w'umukongomani, none se kandi uri kuvuga ko yaraje kubana na Timamu. Mwebwe nimutegereze ukuri, ndaje nze ngire gute nkubazanire, ko maze igihe mbaza amakuru. Wenda ndaje nze mbabwira umunota dusimbukiraho w'iki kiganiro. Tugiye kwigira ku munota wa 34, noneho tubashe kumva uko iki kiganiro umunota wa 34
na kane ngo uyu reka mperaha. niko byagenze rero. Hanyuma umudamu nawe ntareke kutubeshyaho muri Australia, urabona ngo byagenze gutya n'ibi ngo zari veni ngo zari tarani. Oya bari kumwe bari kumwe nk'umugore n'umugabo ntabyo kujya mu nzu, yari umugore n'umugabo. Urumva nyine kubera ko babaga muri iyo nzu. Ubuse hano muraho neza, uri amahoro y'Imana? Meze neza. Wagiye umpamagara kenshi ukambura mama, nyuma yaho numva wagize nifuzaga ko tuvugana akanya gato. Nari ndiho mu kiganiro, hari ibintu umuntu yatubwiye ngo wari uri kumwe na Timamu ngo mu kiganiro cyo ku Isimbi TV ngo yambaraga ya madrede ngo mwari muri kumwe ku Isimbi TV. Ibyo bintu byaba ari ukuri? Uretse ndaza kukuvugisha mu kanya kubera ko ndi ku kazi kandi haba harimo amakamera, ntabwo biba ari byiza kuvugira kuri fone turi mu kazi. Ijambo rimwe gusa kuvuga ngo yego nari mpari, nta kindi. Ndakuvugisha mu kanya ngo ikiganiro kirambuye. Okay, asante. garagara cyabiziho uko yari kuvuga ati yego nari mpari, ariko ibindi ndabikubwira mu kanya. arega burya abantu babiri babanye mu nzu, urumva amabanga menshi. Ariko tubwizanye ukuri, uyu mugabo witwa Timamu w'igisumizi, Timamu ariko wabaye muri iyi nzu, ntabwo ari igisumizi nyine baza ntabwo arabyemezwa n'inzego. Ibikiza ese ufite igipimo cy'ubugipimo ubusumizi? Igisumizi igisambo umusore uri oya, Sumizi ni umusore uri ntuze we urabigoretse niba ari uyu musore nyine Timamu arashyuha ntakonje. Yari bagamba igisumizi ni umusore w'intarumikwa, wabyumvise? Uyu musore wakodesheje Timamu ubwenge afite nanjye umva ubundi nibwo nta by'ubunterega baratwiba nibwo uriya bwenge, ubwo ibintu nibiguze ni hafi ya nibwo nyine, ariko buraho. Ako se turaza no kugira mu ivangamutungo mu hantu yasezeranye n'umugore wa mugani yagiye guhaha. Tuve kuri Australia. Muri Australia tubanze tuveyo. Hanyuma rero muri iyi nzu y'umugore n'umugabo avuga ko ari inzu y'ibyumba bitatu. Umurusi yari afite iki? Wabyumvise neza? Uyu mugore wari uvuye muri Australia afite ubushyuhe, aje kureba Timamu atazi, atari musaza watabuye, atari musaza watari girarume, atari musaza we. Inde yari yarabaye musaza we. Yarabaye ninde wabagize? Yari buradana sisi. Yari inde? Buradana sisi. Arawa. Niko baha. Ntabwo ibintu ari ukuri. Baza umva baze ubwire. Noneho kuvuga nkaho wabaraje. Icyambere none se nibabaga mu nzu imwe. Icyambere hari kwa Timamu, wabyumvise neza? N'inzu nyiribyondo cyangwa nyirinzu tubyite dutyo yakodesheje Timamu, yakodeshe amasezerano yari afitanye n'umugore cyangwa yari afitanye na Timamu, yari afitanye na Timamu. Timamu niwe yari ucumbikiye nde umugore, tubyite gutyo, mu mafaranga ye, magambo mu mafaranga ye. Ntabwo nyirinzu yigeze amenya uwo mugore ko amwishyuye inzu, ari nayo Timamu yaziguze. Ntabwo zaguzwe n'umugore, wabyumvise neza? Zaguzwe nande na Timamu. Timamu yarabwiye ati ntabwo narongorera ahantu nyohereza amafaranga yo gukora ubukwe, yo kugura ibikoresho bimwe, nkodesha inzu yewe uko bimeze kose, ariko kandi mbe inzu amaze ubwenge buri kimwe cyose. Rero bivuze ikirego, uyu mudamu nareke kutubeshya, ahubwo urugo Timamu yamusabye amafaranga abona ko atayahati. We yagize ubwenge butandukanye n'ubwa Vestina, aravuga ati ntayo nguha tutarajya Vestina tumuveho kandi tutaraza dukomeze. Wabyumvise? Uyu mugore wa Australia byo baza gushwana bararegana, yanabisobanuye yego ngo bageze mu rukiko, akajya no mu rukiko rukuru. Yego Timamu aratsinda, none umugore yabizanye muri social media ngo yabuze ubutabera mu Rwanda. Nta butabera yahabuye, ntabwo yahaburiye, basanze nta bimenyetso yari afite. aba bagore n'abatubiyamo baba diaspora kubera ko utari we washatse. Kanameze yahoze urabanerekeje. Aba bagore
baza bazi ko baje kugura urukundo, yego, bashaka kuyobora abagabo ngo mu mafaranga yabo, yego, ariko niba ufite miliyari ujya uhora uzirikana ko Imana byanze bikunze umuntu yaba akennye n'umugabo ntimugashake aba bagore b'abadiyasipora Imana ibaha umugisha. Hari abagabo barimbwa murangije mubahindura abagabo, hari abagabo batari bafite uruvugiro murangije mubaha uruvugiro, hari abantu bari barapfuye nabi mubakura mu bujyahabi, hari abana batari kubona ubuzima murangije mukora mu mifuka yanyu, murangije mutanga amafaranga kugira ngo babeho bakire ubuzima bwiza. Ahubwo Imana ijya ibaha umugisha ni uko muba mwahuye n'ibisambo bikabasikaminga, ariko muba mwari mwakoze. Mwumvishe ibi bintu Korode ngo uyu mugore ngo yabanaga na Timamu mu nzu, none se ubundi kubana na Timamu mu nzu harimo abana ni ikihe kibazo? None se ko muri kuvuga ko Timamu yari yakunzwe n'uwo mwana, yanamukunze, kandi mubihundiye gute ko yabanaga n'uwo mugore bararanaga? Rero ibyo bintu mwebwe muri gukereya ni amatiku adafite shinge na rugero. Kangerageze nimero yo muri Australia, noneho nze twanzika n'ikiganiro cyacu kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Kandebe ko ari bumfate, gusa ndakeka bigeze nko mu masaa 9 z'ijoro zaho ukurikije aho nkoreye ikiganiro. Ariko uyu mugore Doroteya, wa mubyeyi w'Imana iguha umugisha kandi Imana iguhaza uburame, kuko wahuye n'igisambo hanyuma kiragukereza, ariko ukomere, ntago kigeze kiguca amaboko. Iki gisambo cyitwa Timamu ntago kigeze kiguca amaboko. Ikindi Timamu wishaka kubeshyera Vestina, kuko mwasezeranye ubizi neza ko mwakagombye kuba mwaripimishije, kandi nta nubwo mwasezeranye kugira ngo, ahubwo wewe Vestina yagukiniye umutwe, musezerana ivangamutungo muhahano. Mu gusezerana ivangamutungo muhahano, aho ngaho niho bagutsindiye icy'umutwe, urangije urakanaguzwa. Ntago uyu mubyeyi tumubonye kuri telefone. Ikintu nashaka kuvuga rero Korode, uyu mubyeyi afite umugabo, kandi uyu mubyeyi yarubatse, afite n'abana. Ibindi bintu muri kwitoratozwa hirya no hino, Timamu waramenyekanye, ni igihe cyageze Imana igushyira hanze, kandi nyuma y'aha ngaha nutisubiraho imbuga nkoranyambaga zizakota. Noneho uri umusazi ku muhanda, zizakota uri muri gereza, zizakota bari kuvuga ko umurambo waguye ku gasozi, zizakota kubera ko nta muntu ujya uhemuka kuva navuka ngo bimugwe amahoro. Kabona niyo wahemukiye yaba yakwihoreye, ariko ubuhemu birangira n'ubundi bukugarutse, cyane ko n'ijambo rivuga ngo icyo umuntu abibye ni nacyo agira gute asarura. Bakunzi bukuni Nyako TV, ndabakunda cyane. Ibiganiro byacu byo nakagaruka kuduhamagara ni 0782222137. Timamu reka kugura kugira ngo bakuvuge neza, ahubwo tegereza ibyo wakoze abari byo bikuvuga. Imirimo wakoze ni nayo izaguherekeza. Ibyo wakoreye abantu, umwe akaza akarira n'undi akaza akarira. Gusa natangiye kubona ngiye aho bakubeshyera nzajya nkurenganura. Natangiye kubona hari umwana uri muririza w'umugore ngo wamuteye inda, ariko sha nk'ubwo Timamu yambutse akaza akakwishyuza umwana we wamukura. Nimba mukoze na pranka, mujye musobanura ko ari pranka muri kugira ute, muri gukora pranka. Wayikora ukabisobanura abakunzi bawe ko ariyo, ariko Timamu uyu mugore Doroteya waramubabaje, wakagombye kumusaba imbabazi nk'umuntu mwamenyanye, nk'umuntu wamenyanye n'umuryango we, nk'umuntu mwari mufitanye imishinga kandi myiza, nk'umuntu wahemukiye. Ukamubwira uti rero mushiki wanjye narayariye pe, mbabarira kugukinisha mu mishinga, umbabariye. N'Imana yo mu ijuru igira ute imbabarire. Ubwo nuko nyine nanjye hari ibyo nize, kandi nawe hari ibyo wenda Imana ashaka kugira ute kukwigisha. Rero ntago Doroteya yarira ngo yirize, ngo na Vestina naza arira agira ute yirize. Ahubwo Timamu
ugomba guhagarara ugasaba iki imbabazi Imana. Kandi Pastor Claude nawe reka kubogama ureke guhengehengeka, kuko mu kiganiro ndi bukurikizo ndagucira inkoni n'abandi mwese ndabacira inkoni. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.